Amahoro amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abaherereye muri Afurika yose ndabasuhuje by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda kandi n'abo dusangiye ururimi rw'Ikinyarwanda. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Naho ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika ndabasuhuje, n'abaherereye muri Aziya, muri Europe, abaherereye muri Australia, impande n'impande ndabasuhuje, amahoro y'Imana nagumye abane namwe. Yego, muri kumwe n'ubundi na Sibomana Anastasi, ubwoko bw'Imana, muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. N'ubundi ubwoko bw'Imana, yego, duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo abe ari cyo dukora, kugira ngo tuzagororerwe ingororano nk'abana b'Imana mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka n'ibyo twiga impande n'impande duhugurana, kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Yego, ubwoko bw'Imana n'ubundi nta mupaka, tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu. Kuko mbere Yesu Kristo ataraza ku isi, ubwoko bw'Imana, God's people, abacu babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Yego, naho honyine babonekaga. Rero n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ese Bibiliya yo yabibivugaho iki? Turebe icyo Bibiliya ibivugaho. Ubwoko bw'Imana, iyo turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 3, umurongo wa mbere kugera ku wa 2, haravuga ngo: nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru, atari ku biri mu isi. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 6, umurongo wa 19 kugera ku 21, haravuga ngo: nimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya, kandi abajura bacukura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya, abajura n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho n'umutima wawe uzaba. Ariko tugendeye ku cyo twari tuvuze haruguru, hari abibeshya yuko ari ubwoko bw'Imana, bakanatubeshya ko ari ubwoko bw'Imana, ariko aho bahoza imitima yabo hari abatamaza. Nabo Bibiliya hari icyo bavuzeho. Urwandiko Pawulo yandikiye Tito igice cya mbere, umurongo wa 16, havuga ngo: bavuga yuko bazi Imana, ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo nabo kwanga urunuka, ni abatumvira Imana, no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze. N'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7, umurongo wa 16 kugera ku wa 17, haravuga ngo: muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari usoroma imizabibu ku mpungenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Pawulo kandi yandikiye urwandiko rwa 2 Timoteyo ibice 3, umurongo wa 5, aramubwira ati: bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Pawulo kandi yandikiye Abafilipi ibice 3, umurongo wa 18 kugera ku wa 19, arababwira ngo: hari benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ni inda. Biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Yego, rero dukurikije ibyo twumvishe haruguru, cyangwa tumaze kumva, niyo mpamvu ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe. N'ubundi uyu ni wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero tugiye kureba amateka yaranze iyi tariki. Ariko ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Yego, nicyo tugiye kurebaho, nimba barakoraga iby'Imana ishaka. Rero reka twumve aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho ku byo bakoze, cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka.
Yego, tugiye kurebera hamwe amateka yaranze iyi tariki ya 12 z'ukwezi kwa 11. Yego, kuri iyi tariki Charles Simiyoni, umuyobozi w'idini ry'ivugabutumwa rizwi cyane mu itorero ryo mu Bwongereza, ku ya 12 z'ukwa 11 mu mwaka w'1836 nibwo yapfuye. Yego, Charles Simiyoni yari umupasiteri n'uwashinze umuryango w'abamisiyoneri b'itorero. Yego, yavukiye i Berkshire mu Bwongereza, akaba yarakoreye ivugabutumwa bwiza muri Cambridge mu Bwongereza. Yego, mu guhora dutekereza ku byiza by'Imana no gukizwa kwacu gukomeye, dukizwa igihano cy'ibyaha cyacu twari dukwiriye. Yego, icyo nicyo yerekanye ko yuko dukizwa igihano cy'icyaha cyacu twari dukwiriye. Gukizwa kuzanwa no gusobanukirwa ko uri umunyabyaha, hanyuma ugasobanukirwa ko bidakwiriye rwose, kandi mu gihe ukomeje kumvira ubutumwa bwiza hanyuma ugakizwa, cya gihano cy'ibyaha kivaho ako kanya. Yego, gihita kivaho ako kanya dukurikije amateka tubonye haruguru. Ngo kandi tuzisanga dutera imbere mu mwuka, kandi tuzabona urukundo rw'Imana. Yego, Charles Simiyoni yavutse ku itariki 24 Nzeri umwaka w'1759. Yize mu ishuri rya Eton, yiyandikisha muri King's College Cambridge mu mwaka w'1779. Nubwo yabatijwe akiri uruhinja, umuryango we ni wari umunyamadini cyane, ndetse na Charles Simiyoni yasobanukiwe neza agakiza hashize amezi make ageze muri kaminuza. Yego, muri iki kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana, twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kumva icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, kugira ngo tubigireho cyangwa twigire kuri uyu Simiyoni, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka. Tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kuvuga. Charles Simiyoni yari pasiteri, kandi yari n'uwashinze umuryango w'abamisiyoneri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, umubatizo pasiteri Charles Simiyoni bamubatirishije. Yego, nawo turawurebaho ku byo tureba icyo Bibiliya iwuvugaho. Yego, duhereye kuri iki kivugabutumwa, hano Charles yari pasiteri n'uwashinze umuryango w'abamisiyoneri. Tugiye kuri icyo Bibiliya bivugaho ku byo gutanga ivugabutumwa cyangwa kumenyesha hirya no hino ivugabutumwa, cyangwa icyo Imana yavuze mu byanditswe muri Bibiliya. Iyo turebye muri Mariko ibice 16 kuva ku murongo wa 15 kugera ku wa 16, baravuga ngo, arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Ngiryo iko ijambo ririmo kubivuga, ririmo kutumenyesha ko tugomba kuvuga ubutumwa hirya no hino, cyangwa mu buryo bwose dushoboye, aho twabasha n'uburyo bwose dukwiriye kuba twabikoramo. Kandi dukomeje hano mu byakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 35 kugera kuri 37, hari icyo habivugaho. Haravuga ngo Filipo. Yego, ahangaha turaba dukomeje n'ubundi tureba ku iki cy'umubatizo nyirizina. Noneho uyu mubatizo yabatijwe akiri uruhinja, ubwo yabatirishwaga n'ababyeyi be, kandi nabo ntabwo bari abanyamadini cyane ngo bebe ari ababoneka muri byo cyane. Rero iyo turebye ahangaha, ese ko uyu Simiyoni Charles ababyeyi be bamubatirishije akiri uruhinja,
byari bikozwe mu buryo bwa nyabwo. Ariko iyo dukurikije ibyanditswe muri Bibiliya dusanga kubatiza uruhinja cyangwa umuntu uwo ari we wese n'ubundi utarasobanukirwa ibyo agiye gukorerwaho icyo kimenyetso, bigaragara yuko atari ukuri, bigaragara nk'ikinyoma cyangwa nk'ikindi kintu kigenderewe, ahubwo atari umubatizo nyirizina Bibiliya ivuga. Kubera ko iyo dusomye hano muri Mariko ibice 16 umurongo n'ubundi wa 15 kugera ku wa 16 habivuzeho ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Hano Yesu yerekanye yuko bagomba kugenda bakigisha ubutumwa bwiza. Noneho bamara kwigisha ahise avuga ngo uwizera, aba bandi bamaze kwigishwa nibemera ibyo bigishijwe noneho bakabyizera ngo bababatize, noneho ngo bazakizwa. Yego, ngo ariko utizera we azacirwaho iteka. Ahangaha herekanye yuko hagomba kubatizwa umuntu wabanje kwigishwa akabona kwemera ibyo yemeye akabyizera, noneho hakaza kuzaho umubatizo hanyuma wo gushimangira igikorwa cyamubayeho cyo kwizera cyangwa kwemerera Yesu Kristo ko yamucunguye. Reka dukomeze tureba icyo Bibiliya ibivugaho no mu byakozwe n'intumwa ibice 8 umurongo wa 35 kugera kuri 37. Haravuga ngo Filipo aterura amagambo ahera kuri ibyo byanditswe amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkone iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Filipo arayisubiza ati niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ahangaha naho habyerekanye neza yuko umubatizo uza hanyuma y'igikorwa cyo kuvuka ubwa kabiri, cyangwa umubatizo ukaza hanyuma n'ubundi yo kwizera. Noneho umubatizo ukazuza gushimangira igikorwa cyakubayeho aricyo cyo kwizera Yesu Kristo. Yego, kubw'icyo ngicyo turaje twumva igisobanuro ubundi cy'umubatizo ni iki. Turebye mu rwa mbere rwa Petero ibice 3 umurongo wa 21 haravuga ngo na nuba amazi niyakibakiza namwe mu buryo bw'igishushanyo cyo kubatizwa, icyakora si uko akuraho ico ryo ku mubiri, ahubwo ni isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza ribakirisha kuzuka kwa Yesu Kristo. Ahangaha haje hasobanura umubatizo icyo ari cyo, yuko ari ikimenyetso cyangwa ari igishushanyo, kandi bitweretse yuko ari isezerano ubugiranye n'Imana. Yego, ari isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza. Umutima uticira urubanza ni uwamaze kwizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Kuko ubwo yizeraga Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, nibwo ubwere bwa Yesu Kristo cyangwa amaraso ya Yesu Kristo agaragara kuri uwo nguwo wizeye, Imana ikamubara yuko nta cyaha cyangwa akaba ari umukiranutsi. Ni naho hano ijambo rise ribyerekana yuko ngo ari isezerano ku Mana ry'umutima uticira urubanza. Rero ahangaha icyo ababyeyi bakoreye uyu mupasiteri Charles Simeon, yego mbere nawe atarasobanukirwa kuko yari akiri uruhinja, cyari ikinyoma, ntabwo byari bigendanye n'ijambo. N'ababimukoreye nabo ababikoreye uyu Simeon ariwe Charles bafatikanyije n'ababyeyi bari bari mu kinyoma, ntabwo bari bari mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yego rero aya makuru cyangwa ibi tuganiyeho, aya mateka tuganiriyeho, yego twayatangarijwe n'urubuga rwitwa workoutyourself.org. Yego rero ndabashimiye cyane kubwo twabanye muri uyu mwanya w'aya mateka. Yego n'ubundi muri iki kiganiro nk'uko mwabyumvise twifashishije igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka, kugira ngo abe ari byo dukora, kugira ngo tuve mu kinyoma cyabo mu gihe tubonye ko bari batagenderaga mu ijambo ry'Imana nk'uko bikwiriye. Yego rero birakwiye ko igihe nk'iki ngiki witondera ibyo wigisha hirya no hino, reba nimba bihuza n'ijambo ry'Imana, kandi witondere n'ibyo wigishwa, reba nimba utarimo kuyobywa
kugira ngo ugenzuze bibiliya urebe niba ibyo bakwigisha bihura n'ikijambo ririmo kukubwira muri bibiliya. Ndabashimiye cyane rero, mwari muri kumwe n'ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase. Yego, n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Kandi ubwoko bw'Imana, yego, tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana God's people babonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana God's people buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru. Ndabashimiye cyane, amateka ntakagaruka ntahejo, n'ubundi amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana Data wa twese na Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze cyane.